icyatumye Nyambo ashwana na Titi Brown nuko yafashe Titi ari kumuca inyuma ari kumwe ngo n'undi mukobwa. Bivuga ko iriya modoka ihagaze agaciro ka miliyoni 500 z'amanyarwanda, aparitema i Kigali. Ubundi ikindi nibaza iyo umukobwa mutereye ivi mama we agaragara aho hantu, cyaragiye ko mbona Nyambo bamutereye ivi, mbona na mama warahari mu gutera ivi. Ubundi biriya bintu ni ibiki mutubwire? Iyo batereye ivi umukobwa na mama we araza. Yes, reka ngushimire mwifurize kugubwa neza we tubana mu biganiro bya za African TV buri munsi, kandi ngushimire niba waramaze gukora subscribe, nkubwire ngo Imana iguhe umugisha. Niba uri mu majyepfo y'u Rwanda, niba uri mu burasirazuba bw'u Rwanda, niba uri mu burengerazuba bw'u Rwanda, umujyi wa Kigali ndetse na diaspora nyarwanda aho muherereye hose, ndabashimiye mwebwe mwamaze gukora subscribe. Tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kugira ngo mbagezeho amakuru ku gihe. Kora subscribe, nta kintu bitwaye, tujye mu muryango mugari wa za African TV. Waba nkunda waba utankunda, nshyigikira nta kibazo, nshyigikira nta kintu bitwaye. Ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngewe rero ndiri pro bavumba kwijwi Lieutenant General Commando de Brigade de l'Amour, rwigereza rwa mugabo utajoka mitima ingamba zamishije imituku, nk'abagami kamigaritse imigari gafite imigambi yo kujya ibwami. Nyita MC Paul, ninjye tubana kuri no channel ya za African TV. Uyu munsi no muribaza noneho ngo amakuru nzanye nayahe? Nta gishya kirimo ariko harimo n'igishya. Nta gishya kirimo ariko harimo n'igishya. Mu minsi yashize rero turavuga ku mukinnyi wa filime bita Nyambo, ariko ikindi turaza no mu myidagaduro. Turaza no mu myidagaduro rwose ntacyo biraba bitwaye. Impamvu ngiye kuvuga iki kintu, nuko birakomeye kandi biranababaje. Pe. Ndavuga kuri Nyambo. Impamvu ngiye kumuvugaho ni iyihe mpamvu? Umukobwa witwa Nyambo mwamumenye mu mafilimi agiye atandukanye. Ngiye kubabwira ku mugabo we. Ntabwo ndivuge kuri Nyambo cyane, ngiye ndababwira ku mugabo we, amwe makuru ku mugabo we mutari muzi. Nyambo ni umukinnyi wa filime nyarwanda. Kwa mukinnyi wa filime nyarwanda ibyo ntabwo tubitindaho, nta nubwo tujya gute, nta nubwo tubigarukaho. Ahubwo mbere na mbere mwabonye niba ari bride shower, bimwe bibanziriza umukobwa ko abagiye kuva mu bukumi, agiye kujya mu rugo rwe n'umugabo we. Ibyo byarakozwe, biranavugwa yuko ngo yanze gutumira zimwe mu nshuti ze, ariko mwabakobwa mwe namwe mwabagore mwigira amashyari, ntabwo ibintu byose babatumira. Ubu nanjye nikorera urukiko muzavuga ngo sinabatumiye, ntabwo ibintu byose babatumira. Urumva ko umuntu atagutume mu kintu suko abakwanze, suko habari yindi mpamvu. Oya, none mureke dusirimuke pe. Impamvu regiye gutuma mvuga ibi bintu, Nyambo ndavuga ku mugabo we cyane. Mbere na mbere yuko abana n'umugabo we, umukunzi we wa mbere mwabanje kumenya no witwa Titi inshuti yanjye rwose, ndanamusuhuje ahari. Barakundanye mukayemo babona, bagiye mu Bigogwe, bagiye mu Gisenyi, bagiye hehe, ibyo byose mukabibona mukavuga uti iyi couple imeze neza. Ariko bo nibabyemere. Nacyo kintu nshaka kuvuga. Buriya Nyambo ashaka avuga ati ngiye Titi ni ari sheri wanjye, nubwo Titi byaje kugaragaza yuko we ari kwemeza yuko ari sheri wiwe. Bishatse kuvuga iki rero? Nyambo nyuma nibwo baje kujya gutandukana na Titi. Nyambo na Titi mubyibuke batandukanye nta mwaka urashira. Nta mwaka ugize ute urashira. Nibwo yaje kujya mu rukundo n'uyu muhungu. Uyu muhungu ni umu diaspora, ariko utaba mu Burayi.
uyu musore ukundana na Nyambo ni umudiaspora ariko ntabwo aba mu Burayi. Ngiye kujya nkora inkuru nifashisha ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo uyu musore aba muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bavuga ko aba Katari, niho akorera. Uyu mugabo rero wa Nyambo nkuko ndi kubabwira nti aba Dubai, ariko ikintu kimwe nshaka kubabwira ku makuru niherewe n'abajama banjye bibera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Dubai. Biravuga ko uyu muhungu ikintu akora ni umubarista. Ni umubarista akora ngo ibintu bijyanye n'amakawa, ibintu byo gutunganya amakawa, amakofi, amakapuccino, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bishatse kuvuga iki rero? Ariko ngo ni chief, ni maître muri ibyo bintu. Ku makuru nahawe n'umushuti wanjye witwa kandeka izina rye, ariko atanzwe n'izina rya D. Nawe akora ibintu by'amakawa hariya muri kiriya gihugu cy'Abarabu hariya. Uyu mugabo wa Nyambo aba mu bihugu by'Abarabu, ikintu akora yikorera amakawa, ariko ngo ni chef, ngo ni maître. Yavuye hano mu Rwanda avuye gukora mu mahoteli agiye atandukanye, ahita ajya muri kiriya gihugu. Murabizi ukuntu abantu bajya gushaka akazi ko kwamenya ibintu by'amakawa, gutunganya amakawa, amakofi, ibintu nka biriya. Ariko ngo ni maître, ngo ni chef wabyo. Ewana ngo ntabwo wakoramo, ngo ntabwo wakoraho. Ewana ngo hariya hantu ngarayoboye. Ariko tukibaza, dusubiye inyuma gato, ni gute Nyamba muteri ivejo bundi bagata bakurikiza urukiko? Ubundi ko tuzi ko ivi baritera umukobwa ubutabizi. Ubundi ikindi nibaza, iyo umukobwa mutereye ivi mama we agaragara aho hantu, cyaragiye ko mbona Nyamba bamutereye ivi, mbona na mama warahari mu gutera ivi. Ubundi biriya bintu ni ibiki? Mutubwire. Iyo batereye ivi umukobwa na mama we araza, bakimaraza kutubwira muri comment, ariko burabone ko babishatse kandi ni byiza. Gusa nizere ko iki kiganiro nta muntu kiri bukomeretse, twebwe dukora ikiganiro dusasengura kugira ngo ibintu bijye kundi rwego. Gusa uwo mugabo wa Nyambo akora mu bihugu by'Abarabu, ni umunyarwanda, ariko akora ibyo bintu bijyanye no gutunganya amakawa, amakofi, amakapuccino n'ibiki. Ni maître muri kiriya gihugu. Ibintu nibyo bintu akora hariya. Bivuga ko nahembwa n'agatubutse rwose, ahembwa agatubutse. Abibwaga rero ukora mu diaspora ute muri Amerika, musubiza amerwe mu isaho. Ntabwo ari byo rwose. Uyu musore banavuga yuko ari umusore rwose ukunda ibintu bya loisir. Loisir bayumva nyine ibintu bya ambiance. Ngo buriya no ku kantu asomaho rwose ngaragahamya pe, niko biri kuvuga kuri no mihanda. Uyu musore ukundana na Nyamba, biravugwa yuko mu gihe yakundanaga na Titi yarahari, ariko bwihishwa ku ruhande, Titi atabizi. Yarahari Titi atabizi, sibyo? Ariko nyuma yaho ndanababwira iyi nkuru neza mu mizi. Yaje mubezi ko akundanaga na Titi, yaje ngo kugera igihe abwira Titi ngo sheri, dukeneye ibi bintu kubishyira ku rundi rwego. Niba dukundana tukabyereka ababyeyi n'imiryango. Icyo gihe Titi nta modoka yagiraga, bakoreshaga imodoka ya Nyambo ya Hyundai Santa Fe. Oya, ntabwo ari Santa Fe. Ntabwo ari Santa Fe. Oya,
Hyundai Tucson. Ikibyemeza, niba mwibuka indimbo ya The Ben yitwa Print, bakore kuri Delight Hotel Nyarutarama. Iriya ndirimbo karigrafi zari izande, zari iza Titi Brown. Nyambo icyo gihe yarahari, niwe waje umutwaye muri iyo Hyundai Santa Fe. Icyo gihe baratahanye. Binavugwa yuko, nako nibivugwa, biranavugwa ariko katuvuge ko bivugwa, icyatumye Nyambo ashwana na Titi Brown nuko yafashe Titi ari kumuca inyuma, ari kumwe ngo n'undi mukobwa, niko bivugwa. Ariko bakundana, ngo nicyo Nyambo yitwaje aravuga ngo dutandukane. Ariko nsubiye inyuma gato, ubwo batekerezaga gushyira ibintu ku rundi rwego, yabwiye Titi ngo tubishyire ku rundi rwego. Titi ati njyewe aka kanya ndi kwita kuri famiye yanjye, ndi kwita ku bavandimwe banjye. Kwa bavandimwe banjye babura amagihe gito ngo basoza amashuri, ntabwo bari kabakanza bagasoza, njye none ibintu tukabishyira ku rundi rwego. Nyambo avuga ati gutegereza n'ibikunda. Ayo ni amakuru ava muri zimwe mu nshuti ze. Ariko n'ubundi byari bigaragara ko Nyambo afite undi muntu ku ruhande, bari kujegezanya mu rukundo. Kujegezanya nyine kwa kundi gusunikana nyine mu rukundo, bakundana batiretana. Icyo nshaka kuvuga rero ni igiki. Aka kanya kwa Nyambo akoze ubukwe, agiye gukora ubukwe, nako yabukoze ko yavuye mu murenge, kuko umurenge wundi nibwo kwe bwa mbere kandi bwemewe n'amategeko. Suko yangaga Titi, ahubwo Titi nuko na gahunda yarafite yo kushyuki umwana mu mago. Anashinza Titi nta bikorwa bizima yari yakora. Titi bamutayemo indirimbo bigeze miliyoni ngubu zigera muri 400. Bishatse kuvuga iki rero? Urukundo rurihangana kandi rukora byose. Nirutekereza ikibi ku muntu, ahubwo rwishimira ukuri. Niba Titi na Nyambo rero baratandukanye, ubwo ngubwo mereka dushyigikira couple ya Nyambo, nyaboneka bazubake babane neza. Ariko abantu batangiye kubagera imihoro ngo urugo niruzamara kabiri, ngo uyu musore ngo yabaga Dubai ngo n'umusinzi. Ese bwo reka tuvuge ko ari umusinzi umusore wakundanaga na Nyambo, nako uyu musore umugabo wa Nyambo yaba ari umusinzi? Abasinzi nibubaka twese se nitunywa, nitwubaka imibiri se, nituzubaka se? Abanywa bose se nuko batubaka. Ubu tuvuge ko inzoga zisoka zose abazinywa ntabwo bubatse, ahubwo ko banavuga ko ngo abantu banywa ari bo bubaka. Ngo abantu banywa ni bo bubaka. Icyo nshatse kuvuga rero ni igiki? Ubu ngubu Titi ihangane, umugore bamutwaye. Ariko iki kiganiro nyikoze nyuma yuko bavuye mu murenge, hari n'ibyabereye mu murenge. Ako cyakoze baranyemeje pe, Nyambo waranyemeje. Ibaze ko Nyambo iriya modoka yararimo, imodoka Nyambo ari kugendamo, bivugwa ko iriya modoka ihagaze agaciro ka miliyoni 500 z'amanyarwanda. Aparitema i Kigali miliyoni 500. None se aparitoma miliyoni 500 wazubaka? None se ubu ngubu ujye muri Edi Properties bakakugurisha ikibanza Masaka cya miliyoni 100, ntagana nese ni yakubakira aparitema, yakubakira ahubwo byaterwa na engineer uko gukoresha. Icyo nshaka kuvuga no ni igiki? Abantu basiga bashora amafaranga ngo mu bintu bitwara amafaranga, ugasanga mu bukwe abantu ibiribwa n'inyobwa byabuze, cyangwa bagashora amafaranga mu bukwe ugasanga nyuma y'ubukwe ibintu bimeze nabi. Ariko rumwe abantu mutangiye gutega imitego, Nyambo n'umugabo we mubireke, ntimukavume Imana itavumye. Imana ikunda ubukwe. Ahubwo icyo navuga tubifurize ubukwe bwiza.
mureke tuyifurize ubukwe bwiza, sibyo? Ikindi ndagarukaho rero, ndagaruka ku izi nkundo z'abastari, nizo ngubu ngiye kugarukaho. Murebe izi nkundo z'abastari zagezemo gapapu, Titi bamuteye gapapu, ariko reka dusubire inyuma, mureke dusubire inyuma twitonze kidogo 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 kidogo, ariko mana hinga nze dusubire inyuma gatoya mu nkundo, ndifashisha iyi nyinga biha yanjye. Murabizi neza ko Titi yakundanaga na Nyambo, uriya musore ukundana na Nyambo akamutega gapapu. Reka tujye ku bandi. Hari uwitwa Mitsutsu yakundanaga n'uwitwa Nana. Mitsutsu yakundanaga na Nana, none Nana abo ngubu tuvugana ari gukundana nande n'umudiaspora bakoze umurenge. Uwitwa Regis Skito, Regis yakundanaga na Miki, none Miki bari gukundana nande na Aga Promoter. Ucereke mwumva ibi bintu, abantu bagiye bakundana bikanavuga ne bagiye babana no muri showbiz. Twikomereze tujya kuri Ndera, reka tujye kuri Zaba yakundanaga na Rinda. Uwitwa Zaba, umuhungu wanjye witwa Mode, abamukubise gapapu, abagiye kwikundanira na Rinda. Nimvuga Mode reka mvuge Christian, kuko Mode twariganye we simbutindaho. Uyu ngubu bita Irenga Christian, we twariganye Kagugu primaire mu wa gatanu primaire Kagugu Catholique. Iwabo babage batsindana mu midugudu niba ariho bakiba simbizi, we twariganye. Ko ndabyuka ko banahaje babanje gutura mu Kiyovu cyo mu mujyi cy'abakene, baraza batabaza batsinda mu midugudu, barahaba. Bamaze kuhaba bahita bajya ubu ngubu akubiye arahavuye, nawe yasamukubita iki gapapu, sibyo? Twikomereze. Murumva ko izi couple zose zagiye ziterwa gapapu, nahe ndashaka ko dukundana nazazanire gapapu. So icyo nshaka kuvuga rero ni igiki muri zino nkundo z'abastari muri showbiz yacu. Nyaboneka niba Nyambo ari ubu niwe naje kuvugaho, niba Nyambo ari kwikundana n'umwana, mubareke bakundane, ahubwo tubashyigikire nka industry ya showbiz, tubashyigikire, tubasengere, tubasabire kuzubaka neza urugo rwabo rukagira gute, rukagenda neza. Gera amakuru yanjye reka nyacecekeze zangaha, ariko mwike gukora subscribe kuri za African TV, sibyo? Mwike gukora subscribe. So rero kambashimire, mbabwire ni mwakoze ko cyane ibiganiro byacu ntabwo bitinda, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Africa.